aha naje kwiyumvamo umuhamagaro ukomeye wo kuba padiri pe, kuko kuva niga muri seminari ntoya nabyiyumvagamo ukuntu, gusa iki gihe noneho byagarukanye imbaraga nyinshi. Kakadabo yari yaranteye gasa naho kavuyeho, nawe afata akanya mu mutima wanjye, kuko ndibuka ko mu mutima wanjye hari igihe higeze guhuriramo abakobwa barenga 10. Byanga bikunda iyi ndirimbo urayizi, yewe wasanga unayikunda, ikoreshwa henshi hagiye hatandukanye kuko irimo ubutumwa budasaza, kandi niba uherutse no kubona umwana wasanganiye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntamusubize inyuma, byanga byakunda byakwibukije iyi ndirimbo. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku muhanzi Ngarambe François Xavier wamenyekanye cyane muri iyi ndirimbo Umwana ni umutware, aho nawe ubwe yivugira ko yari kuririmba iyi ndirimbo ifatwa nk'ikirango cye nyamukuru, aba yumva yageze mu ijuru kandi akiri mu mubiri. Uyu muhanzi rero akaba n'umwanditsi w'ibitabo Ngarambe François Xavier, anavuga ko ngo uko yavutse, uko yarezwe ndetse naho yakuriye aribyo byatumye ahimba indirimbo Umwana ni umutware, inamwinjiriza hafi miliyoni 2 ku mwaka, kuko atangaza ko ngo ibihangano bye byose bitera imbere cyangwa se bikamenyekana byose bishingiye kuri iyi ndirimbo Umwana ni umutware. Abenshi banazi ko ariyo ndirimbo yonyine afite, ariko akaba ari umuhanzi rwose ufite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi yavutse tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1962. Iyi ndirimbo Umwana ni umutware yo akaba yarayihimbye mu mwaka w'1987, ni ukuvuga ko yayihimbye afite imyaka 25. Ikindi kintu waba uzi kuri uyu Ngarambe François Xavier rero ni imvi z'uruyenzi cyane, abantu bakaba banakunze kuzibazaho kubera kugereranije n'imyaka afite, ubona ko zishobora kuba zaraje akiri muto, aho anabyiyemereza ko yazigize akiri muto, akanavuga ko kugira izi mva akiri muto ngo bitigeze bimubangamira na rimwe, aho mu biganiro atanga avuga ko ngo izi mvi zaje afite hagati y'imyaka 25 ndetse n'imyaka 30, ndetse ko ngo n'uwamukunze babana kuri ubu ngubu ngo yamukunze afite izi mvi. Mu mashyengo ye rero atajya abura mu biganiro bye, igihe yaganiraga na Keti Radio dukesha ibingibi, ati urukundo rwacu rero rukurana nazo kugeza amaginga ya ngaya. Ngarambe François Xavier akaba yaravukiye mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuka mu mwaka w'1962 nk'uko twabivuze haruguru, akavukira muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko akaba yaraje kugarukana n'ababyeyi be mu Rwanda mu mwaka w'1964, aho ku myaka 10 yaje gusubira muri Zaire muri Kivu y'Amajyepfo ajyanye na nyina wari umaze gutandukana na se. Akaba ari ikinege, aho kandi mu kiganiro yagiranye na Keti Radio dukomeje kugarukaho, Ngarambe François Xavier yagaragaje n'ukuntu yabashije kongera guhuza ababyeyi be bari baratandukanye nyuma y'imyaka 20 batabana, byose kandi ngo bikaba byaragizwemo uruhare n'iyi ndirimbo Umwana ni umutware. Inkuru y'urukundo ya Ngarambe François Xavier rero nuko iteye, nawe ngo hari uko yahuye na madamu we, ntiyigeze anajya kure cyane ku byo madamu we Yvonne Solange aherutse kutubwira mu kiganiro twakugejejeho, kuko nawe yatubwiye ko bahuriye kwa nyirasenge mu Kiyovu. Icyo gihe Ngarambe François Xavier akaba yarafite imyaka 25 mu gihe Yvonne Solange we yarafite imyaka 16 nk'uko yabitubwiye mu kiganiro giheruka. Ngarambe François Xavier ati rero njye mubona nabonye umukobwa wishimye cyane,
tuganira rero namuganirije iby'umukunzi wanjye muri icyo gihe nafataga nka fiancé nari mfite kuko numvaga ari we tuzabana. Gusa hari ikintu namukunzeho icyo gihe tuganira ku by'abakunzi bacu, nabonye ari umukobwa ukomera ku masezerano kuko yari afite umukunzi ariko utari uri mu gihugu. Mubonamo rero umukobwa uzi gufata icyemezo ndetse n'imbaraga muri we zo gutegereza ndetse no gukunda byanyabyo kugeza ibintu bigiriye mu buryo. Gusa byarangiriye aho kuko buri umwe yahisanye urukwe. Ngarambe François Xavier ati nyuma rero y'imyaka 4 ndibuka ko hari umuntu wari warandangiye umukobwa mwiza wa mbera. Umunsi umwe ndazinduka njya kureba uwo mukobwa mwiza bandangiye, ndanababura nsanga harakinze ntabahari, nuko ntekereza mu mutwe wanjye ahandi nabamara akanya mu gihe ntegereje uwo mukobwa bandangiye. Atubwo nahise ntekereza kwa Solange ko nabasuhuzaho cyane ko twari tunaziranye n'iwabo. Gusa sinibwiraga ko ako kanya nahamusanga kuko cyari igihe cyo gusubira ku ishuri kuko yigaga muri segonderi. Igitangaje rero nagezeyo Solange musangayo, anyakira neza turaramukanya, ariko ubwo narinje kuhamara iminota mike igera nko muri 5 hanyuma nkasubira kureba wa mukobwa mwiza bandangiye. Gusa imvura yarahansanze biba ngombwa ko mpatinda, ubwo tuganira ku makuru y'abakunzi bacu twabwiranye mu myaka 4 yari ishize. Gusa tunasanga buri umwe yaratandukanye n'uwo bari kumwe. Ako kanya numva yinjiye mu mutima wanjye wa mukobwa mwiza bandangiye, nawe nsanga ari mwiza koko, ariko umutima wanjye numvaga wafashwe na Yvonne Solange. Hari igihe rero Solange yigeze kuntumira muri anniversaire ye, anyandikira ibaruwa nanjye mwandikira indi. Gusa nyuma yo gusoma iyo baruwa ya Solange nibwo nabonye ko ashobora kuba ari we wanjye, kuko nabonaga hari icyo duhuje ku buryo twishyize hamwe rwose ubuzima bwacu bushobora kuba bwiza cyane kandi tukaryoherwa n'urukundo. Gusa nanone mbere y'uko mpura na Solange nari narahuye n'abakobwa benshi, kuko kuva nakumva nshaka kubaka uwo twahuraga wese nahitaga nibaza ko ashobora kuba ari we tuzarwubakana. Ariko naje kubona ko Solange ari we Imana yari yarangeneye kubera ukuntu twahuzaga. Nahise mubona rero nk'impano y'Imana. Twarahuzaga cyane ku buryo igihe mubwira ko mukunda bwa mbere ndibuka ko nabimwandikiye njimije, ariko nsanga yabifinduye. Ryari ijambo je t'aime ariko ritanditse mu buryo buziguye, aho yaje kubivumbura menya ko ari ryo namwandikiye. Nge na Solange rero twakomeje kujya duhererekanya amabaruwa, nibwo nanone nongeye kumwandikira nshaka kumusaba ko twazabana tukibaruka abana, ariko nabwo mbimwandikira ndazimiza. Aho icyantunguye ari uko nabwo yabimenye. Mu magambo make nari mfite nyogokuru byara papa wakundaga kumbwira ati ndifuza kuzabona ifoto yawe. Ubwo yambwiraga ko ashaka kuzabona umwana nzabyara. Ubwo nanjye Solange naramwandikiye nti ndifuza gukora ifoto nawe. Gusa icyo gihe yamenye ibyo mvuze nawe asubiza yego. Narishimye cyane. Ndabyibuka ko hari mu mwaka w'1991 aza mu biruhuko rero ava ku ishuri, ntangira gutekereza ko tugiye kuzishimana noneho turi kumwe tukabaho nk'abasheri. Mfata urugendo njya kumureba iwabo ngira ngo musohokane mu ikoraniro ry'abasenga nasengeragamo ku Kimihurura. Gusa natungwe n'ukuntu Yvonne atanyakiriye neza, mbona atishimye, ambwira ko twaba tubihagaritse. Mu mvugo z'ubu ngubu navuga ko icyo gihe yanteye akadobo, ngo yari yababajwe n'ukuntu urukundo rwacu na gahunda zo kubana kwacu byageze kuri nyina atari we ubimwibwiriye. Nibwo yansabaga ko rero ngo twaba duhagaritse. Ubwo naragiye rwose numva natewe akadobo koko, ariko ahangaha Imana yari ifite ibyayo. Ubwo naragiye numva koko natewe akadobo, gusa nkumva mu mutima wanjye sinzi ibyiringiro mfite. Ubwo umuryango nabagamo Communauté d'Or Emmanuel washinzwe na Rugamba Cyprien, uyu wateguye amahuriro mu Bufaransa. Aha naje kwiyumvamo umuhamagaro ukomeye wo kuba padiri pe, kuko kuva niga muri seminari ntoya nabyiyumvagamo ukuntu. Gusa iki gihe noneho byagarukanye imbaraga nyinshi. Sinaryamaga ngo nsinzire kuko numvaga ntemerera Imana iki nshakaho, kuko numvaga Imana ishaka ko mba padiri ariko ngewe nkabyanga. Gusa umunsi umwe hari tariki 22 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1991 nibwo nasenze noneho nsa nk'ubonekewe. Mbona Yezu asa n'uturuka mu muryango afite igifunguzo,
ati ninjye ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe, kwaba gushyingirwa cyangwa se kuba padiri si cyo kibazo, ahubwo icyangombwa ni ugukunda. Ahangaha numvisha umutima wanjye uruhutse, numva ko icyo nahamagariwe cya mbere ari ugukunda, mbere yo kubaka urugo, mbere kandi yo kuba padiri ari ugukunda. Niba misemo kubaka urugo nta rukundo, byose byaba ari ubusa, kandi niyo nahitamo kuba padiri nta rukundo, byose byaba ari ubusa. Gusa muri ayo mahuriro naragiyemo mu Bufaransa, nakomeje kurwana n'iyo mihamagara ibiri, numva narabuze amahitamo kuko nahabonaga abashakanye bakundana cyane, nkabona ni byiza, ubundi nkumva mbaye padiri burundu. Gusa nanone ntaha mu Rwanda, igihe nari ngarutse naje kwinjiza mu mutima wanjye abakobwa batandukanye, nsanga na Solange none hasa naho yangarukiye, kakadabo yari yaranteye gasa naho kavuyeho, nawe afata akanya mu mutima wanjye, kuko ndibuka ko mu mutima wanjye hari igihe higeze guhuriramo abakobwa barenga 10. Umutima wanjye rero warabaye isibaniro ry'abakobwa benshi. Ibi byanakomeje no kumvanga, nuko nza gusanga Rugamba Cyprien amfasha gusenga ndetse no gushishoza, ndetse no kubona ko mpamagarirwa gushyingirwa. Ubwo nkimara kumenya ibyo, nahise noneho ntangira kugenda ndekura ba bakobwa kugira ngo nibura nzarebe ko hasigaramo umwe. Ndagerageza koko haza gusigara 2, gusa nanone nza kugeraho nza kwisanga nsigaranye Yvonne Solange wenyine. Nza kwemeza ko ari we koko, ndanabimubwira nti ni wowe, noneho tuza gusubukura ibya wa mubano wacu turakundana. Hari mu kwezi kwa 9 umwaka w'1991, hanyuma dukomeza nyirugendo. Ubwo rero ntibyatinze, mu mwaka w'1992 mu kwezi kwa 4 nza gufata irembo. Mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'1992 tuza gusaba, baramuduha, bigenda neza. Nibwo habaye noneho igeragezwa rikomeye, aho Yvonne Solange yabonye abandi basore arankatira, yewe ndetse nansaba kuba nabasubiranye inkwano zanjye kuko nari narakoye. Ubwo abimbwiye nararize cyane, maze kwihanagura mutura Imana yamumpaye, nuko njya kubisangiza Cyprien Rugamba kuko yagiye atuyobora kenshi. Ubwo Rugamba rero arambwira ati ndagusengera, kandi koko Rugamba iyo yavugaga ati ndasenga yarabikoraga koko, kandi akagaruka akubwira ibyo yabonye. Nibwo rero yambwiye ko hari ijambo yabonye muri Bibiliya, ararinyereka ati humura rwose azagaruka. Ubwo rero Yvonne Solange nawe nagiye kubona ntibyaje gutinda, mbona aje iwanjye. Rugamba Cyprien yari yamuhaye umwana ngo amunzanire mu rugo. Naramubonye rero mbona aransaba kumuhobera, mbanza kwikangamo kuko naherukaga ambwira ko namusubiza inkwano. Gusa maze kubitekerezaho nibuka rya jambo Rugamba yambwiye, ndaza turahoberana biratinda. Solange arambwira ati ni wowe nkunda gusa, aho yakoresheje amagambo y'Igifaransa. Ubwo twerekeza muri resitora twakundaga gusohokeramo, turabyishimira. Ubwo rero ntibyatinze tujya mu murenge tariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1993, duhabwa isakramento ryo gushyingirwa ku bunani mu mwaka w'1994. Ubu rero tukaba tumaranye imyaka irenga 28. Mukunzi rero w'inkuru y'urukundo, nkuko twabigarutseho mu kiganiro, twafata nk'igice cya mbere cy'iki kiganiro cyaherutse. Aba bombi bakaba bari barutse abasore bagera kuri 5. Gusa turakosoraho imyaka yabo twari twababwiye ubushize, aho imfura yabo Ngarambe Rwego Emmanuel Jimmy ubu yujuje imyaka 28, aho kuba 27 twari twavuze ubushize, kuko yavutse mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1994. Ngarambe Rwema Daniel Marie akaba nawe yaravutse mu mwaka w'1996, aho kuba mu 1997 nkuko twari twabivuze. Ngarambe Rwirunganzo Claude Samuel akaba nawe yaravutse mu mwaka w'1999, aho kuba 2000 twababwiye ubushize. Ngarambe Rwera Michel we akavuka mu mwaka wa 2003, ndetse na Ngarambe Rwiza Raphael wavutse mu mwaka wa 2009. Reka kandi tugana ku musozo w'iki kiganiro tugukumbuze igice cya 3 cy'iki kiganiro. Kizaba gikubiyemo inama Ngarambe François Xavier yavuze ko ngo azaha urubyiruko urukurikira inkuru y'urukundo, cyane cyane urubyiruko rw'abasore
izi zikaba ari inama zihariye, ni inama kandi azagenera cyane cyane abatarahitamo umurongo w'ubuzima mu rukundo. Gusa ahangaha umwanya ukaba waramubanye muke, aho tubasezeranije ko igihe azabonekera ubutumwa bwe tuzabubagezaho bukagira benshi bwigisha. Murakoze kandi murakarama nshuti z'akadosohoka z'inkuru y'urukundo. Bye.